Nuevo patriótico, te amo mi país. Bambimbira ibyaha umutima urashiduka ngo nkorana n'umwanzi ubwo mba ndahumutse ngana mu kiriziya ngo niyambaze rurema ibyanjye yabibonye kandarama igisubizo ubwiriza ngo atangire nakubiswe n'inkuba umutwe w'ikibwiriza wanciriye amarenga kuramwa akarenge ahasahawe umutima nama anihakera ikizirahera bakorana n'umwanzi mugarukire rurema ubutegetsi bwacu twabuhawe n'Imana nasomye Bibiliya nyivana mu itangiriro ngeza mu byaciwe iryo somo ntiribamo hori Matayo iryo somo ntiribamo hori Mariko iryo somo ntiribamo hori Yesaya iryo somo ntiribamo hori Yakobo itaniha igisubizo nkuramwa akarenge Abanyarwanda bishwe n'agahinda bameze nk'amatungo aragijwe ibibando ifunguro ryabo nimeranje agahinda imiturire yabo batuye mu gahinda imisoro bakwa basoreshwa agahinda wa wundi ubanyomoje aburi wirengero ubivugiye ahabona borera mu gihome batamikwa amagambo ubwo bakagushoka bakagutera ubwoba bakagutega iminsi bigirente nakora iki ngo nibo Banyarwanda banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje mbere yo gukomeza ikiganiro cyacu biza tubireba tugaceceka turagira ngo tubanze tubisegureho kubw'igihe kinini cyari gishize mutumva ikiganiro biza tubireba ni impamvu nyinshi zabiteye iz'akazi iz'amasomo n'ibindi bibazo by'uruhurirane ariko gahunda iracyari yayindi kwigisha abanyarwanda gukangurira abanyarwanda kumenya uburenganzira bwabo no kubuharanira turagira ngo tubanze dushimire abanyarwanda bakomeje kutugaragariza ko batuzirikana ko badukumbuye ndetse ko bemeranya natwe kuri gahunda y'ibiganiro tubagezaho turabashimiye rero mwebwe mwese mwagiye mutwohereza ubutumwa bugufiya butubwira ko mukumbuye ibiganiro byacu utwereka yuko mutuzirikana twongerero kubaha ikaze ari nako duha ikaze abanyarwanda bose muri rusange inshuti muduteze amatwi tubibutse ko ikiganiro biza tubireba tugaceceka ari ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene mpora muri kano kanya rero tugiye kuganira ku ngingo imwe ireba impunzi zo mu gihugu cya Zambia impunzi z'abanyarwanda zituye mu gihugu cya Zambia mu by'ukuri hari amarenga yerekana ko ikibunda kinini cya rutura kizerekejeho bityo zikaba zigomba gukanguka zikamenya neza ko zikwiriye kwitegura uko zarwana urwo rugamba Banyarwanda banyarwandakazi nkuko mubyibuka mwibuka umusore Nsabimana Kariste Sankara wahoze muri FLN ndetse akaba yarari no mu ihuriro rya MRCD ari ryo nyine ryari rifite ingabo ziyitaga iza FLN cyangwa se n'ubu bakivuga ko bafite nyine uwo mutwe wa gisirikare wa FLN nkuko mubyibuka rero Kariste Sankara yaje gufatwa afatirwa mu gihugu cya Zambia ubwo yaraturutse muri Komore mu byibuke ko u Rwanda rwagerageje gushaka kumufatira muri Komore ariko birananirana ariko bamutegerereza
muri Zambia aho yari ashatse kwerekeza nyuma y'uko yabonaga ko arimo guhigwa bukware. Callixte Sankara rero akigera muri Zambia yagezeyo asanga leta y'u Rwanda yaramutanzeyo, yaramaze kunegosya ibishoboka byose ku buryo yavuye mu ndege yari imugejeje i Lusaka ahita yinjizwa mu ndege yamujyanye i Kigali. Uyu musore akaba yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane birimo iyicwa rubozo ryo mu rwego rwo hejuru, ku buryo ndetse benshi bemeza yuko niyo yarekurwa uyu munsi ntacyo yazigera yimarira mu buzima kubera iyicwa rubozo yakorewe. Uyu musore rero mu buryo mu by'ukuri bigaragara ko ari nko kwiyerurutsa, yajyanywe mu nkiko ndetse ubu akaba afungiye muri gereza yo mu Rwanda. Nk'uko rero mwabikurikiranye kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru urubanza rwe rwarakomeje. Yagombaga kwisobanura ku byaha 17 aregwa, ariko we akemeramo 16. Muri ibyo byaha rero yarezwe birimo ibyo guhungabanya umudendezo w'igihugu, gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho, gushishikariza abaturage kwivumbura ku butegetsi n'ibindi byaha byinshi. Ibyo byose Nsabimana Callixte Sankara yarabyemeye ndetse yumvikana akoresha amagambo akomeye arimo ayo gutuka abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, abita ibigarasha nk'uko ubutegetsi bwa Kigali bukunze kubigenza. Nyuma rero yaje kumvikana avuga ati hari ikindi kintu nshaka gutangariza hano, igihugu kimwe cyagiye kidutera inkunga ariko sinshaka kukivuga. Mu by'ukuri yahise asabwa kukivuga. Callixte Sankara rero yumvikana avuga ko igihugu cya Zambia, cyane cyane umukuru w'igihugu Edgar Lungu, yaba yari umwe mu bari ku isonga mu gutera inkunga umutwe wa FLN byavugwaga ko uri mu ishyamba rya Nyungwe. Callixte Sankara nk'uko yavuze ko Edgar Lungu yabemereye amafaranga menshi cyane, akayabo ka miliyoni y'amadolari, ndetse ngo n'umusada w'ibikoresho byo kuzarasa no gukuraho ubutegetsi buri mu Rwanda. Hanyuma Callixte Sankara yarangije avuga yuko Edgar Lungu, perezida w'igihugu cya Zambia, ngo yaba yaratanze byibanze amadolari 150,000. Ayo ngayo akaba ariyo ngo yafashije umutwe wa FLN gutangira ibitero byawo ku butaka bw'u Rwanda. Callixte Sankara rero akimara kuvuga ibyo ngibyo, nyine ibinyamakuru byo mu Rwanda byaranditse, abantu benshi baratangira baravuga, abanyarwanda bo mu mahanga bavuga amagambo menshi atandukanye. Bamwe bavuze bamutuka, bavuga bati abaye ikigwari, yatangiye neza ariko asoje nabi. Abandi batangira bavuga bati uyu nguyu mu by'ukuri ni umuntu ukwiriye kwitonderwa kubera ko ibyo avuga nta wakwizera ko ari ukuri. Benshi bavugaga gutyo babaga ari abo ku ruhande rwa leta, bavuga bati ni ukumwitondera, ashobora kuba ashaka guteranya igihugu cya Zambia n'u Rwanda. Naho mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga bati kubona atinyuka kuvuga ko yaguye mu mutego w'ibigarasha bigaragaza ko ari ikigwari. Ibyo byose ni amagambo yavuzwe kuri Callixte Sankara. Hanyuma kandi nk'uko mwabyumvise, igihugu cya Zambia nacyo cyahise gihakana rugikubita ko ibyo Callixte Sankara avuga ari ikinyoma. Banyarwandakazi, Callixte Sankara ni umuntu wabaye muri opposition cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Yakoze akazi katari gakeya mu ihuriro nyarwanda RNC, hanyuma aza kujya muri FLN yifatanya na MRCD, ndetse Callixte Sankara yagaragaye ahungabanya rwose mu buryo bufatika ubutegetsi bwa Kigali, kuko imvugo ye yonyine nta sasarashe, nta kindi kintu akoze, imvugo ye yonyine yatumaga ubutegetsi bw'u Rwanda nta n'umwe ushobora kuryama ngo asinzire. Ibyo rero byatumye hafatwa ingamba zikomeye cyane. Callixte Sankara ashyirwaho imbaraga zikomeye nk'izashyizwe
kuri Osama bin Laden. Ibyo byose mu by'ukuri byari ukugira ngo barebe yuko bakwikiza uwo mutontomo w'agasore gatoya Callixte Sankara bumvaga mu by'ukuri kabahungabanyije. Callixte Sankara rero yaje gufatwa nyine, ubu akaba ari Kigali mu Rwanda, aho twakwita mu menyo ya rubamba. Hanyuma rero tugarutse ku byavuzwe kuri Callixte Sankara, bavugaga bati ni ikigwari, batashoje nabi, yari kwihangana. Nibyo koko Callixte Sankara yashoboraga kwihangana, ariko kuba atarihanganye ngo yihanganire iyicwa rubozo yakorewe, ntabwo umuntu yahita yemeza ko ari ikigwari, kuko situasiyo arimo ni bake cyane mu banyarwanda babasha kuyihanganira, kandi ibimenyetso biragaragara. Ni nayo mpamvu abanyarwanda benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bahitamo gukorera politike yabo hanze y'u Rwanda, no kubera ko benshi bazi neza ko badashobora kwihanganira imibabaro no gutotezwa no kugirirwa nabi bikorerwa abantu nka Callixte Sankara na bagenzi be bakorera politike mu gihugu. Callixte Sankara rero nawe nyine yakoresheje ya mvugo ivuga ngo ibigarasha, ibintu bidasobanutse, politike ya feke. Ibyo byose yarabikoresheje, ariko nukureba ngo mbese ninde wabivugaga. Ni Callixte Sankara cyangwa ni imisumari bamujomba, ni ukumwicisha inzara, ni ukumutoteza mu buryo bw'indengakamere byatumye abivuga. Iyo rero umuntu ari ku nkeke, umuntu akaba ari ku macumu, akaba ari ku nkota, umuntu wese yashobora kugira intege nkeya. Mu byibuke yuko na wa mugabo bita Yezu Kristo, cyangwa se uw'abaporo bakunda kwita Yesu, igihe yari asumbirijwe ajyanywe kubambwa, yarebye igikombe yari agiye kunyweraho, arangije yinginga Data wo mu ijuru, aravuga ati niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko niba bidashoboka ubwo ubushake bwawe ari bwo bubaho. Ibyo rero byagaragazaga ko n'uwo nguwo witwa umwana w'Imana, wari ufite ububasha burenze ubw'umuntu, nawe ashobora kugira intege nkeya zo kwihanganira imibabaro. Bityo rero Callixte Sankara koko byaramunaniye, ariko abamunenga mu banyarwanda twaba bakeya. Hanyuma rero abashyigikiye ubutegetsi bo baravugaga bati mwitondere amagambo ya Callixte Sankara, kuko ashobora kuduteranya n'igihugu cya Zambia. Kubera ko batazi ari amagambo Callixte Sankara yavuze aho yayavanye, bo bumvaga ari amagambo ya Callixte Sankara, bakavuga bati ayo magambo yaduteranya n'igihugu cya Zambia, kuko bizwi neza ko igihugu cya Zambia, cyane cyane umugabo ukiyoboye muri kino gihe Edgar Lungu, ari umuntu ufitanye ubushuti n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero benshi mu bashyigikiye ubutegetsi bakavuga bati ni ukubyitondera, wasanga Sankara arimo kubihimba kugira ngo u Rwanda rushwane na Zambia, hanyuma usange umubano w'ibihugu byombi urahahungabaniye. Nyamara kandi baba bano bashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Kagame, baba abatavuga rumwe nabwo, bakwiriye kubyitondera cyane. Ariko cyane cyane abantu bakwiriye kubyitondera akaba ari abantu baba mu gihugu cya Zambia nk'impunzi. Abanyarwanda baba mu gihugu cya Zambia nk'impunzi bakwiriye kwitondera iyi mvugo, kubera ko bazi neza ko FPR nk'uko yagiye bitangaza, yagiye ivuga ko ifite amayeri menshi arenga ibihumbi yo kugirira nabi abanyarwanda. Ku bantu rero batayizi, bibwira yuko ari amagambo Callixte Sankara yahimbye kugira ngo ateranye u Rwanda na Zambia. Abandi bakibwira yuko ari amagambo yavuze gusa kubera yuko wenda yumva yarashutswe na opposition, ariko ntabwo ariko biri. Ariya ni amagambo yatamitswe, cyane cyane ariya yavuze ku gihugu cya Zambia, avuga ko Perezida Edgar Lungu yatanze umusanzu wo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariya ni amagambo yatamitswe biciye nyine muri ya mayeri ya FPR. Banyarwanda, banyarwandakazi, tubibutse ko muri 1996
ubwo leta y'u Rwanda yateguraga gutera igihugu cya Kongo, yagombaga gushaka uburyo bwose bushoboka ikangisha abanyarwanda abakongomani. Byari bizwi neza ko ubutegetsi bwa Perezida Mobutu bwabanye igihe kinini n'ubwa Perezida Habyarimana wari umaze kwicwa. Umubano w'abo bategetsi bombi watumye n'abaturage b'ibihugu byombi bagirana umubano, barakundana, ku buryo abanyarwanda bahunze u Rwanda binjira muri Kongo bumvaga bagiye kwa anko cyangwa se kwa muyomba nk'uko babivuga mu rurimi rw'igiswahili, bakumva bagiye kubaho babanye n'abakongomani mu buryo bwiza, hanyuma bakazagaruka. Nyamara kandi RPF ntabwo yari yicaye ubusa, yari irimo ishaka ukuntu iteranya abaturage b'abakongomani n'abanyarwanda, ibihereye ku banyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari bo twita abanyamurenge, ndetse n'andi moko y'abakongomani. Ibyo rero byaratangiye, abo baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batangira kubwirwa ko mu by'ukuri abo bantu bahungiye muri Zaire bose ari interahamwe kandi ko bashaka kubica. Ibyo byarateguwe bihindurwa inyigisho, mu gihe bizwi neza ko mu by'ukuri interahamwe zari ziri muri abo bantu wari umubare muto cyane ugereranyije n'impunzi zari ziri muri Kongo. Ariko gahunda yari yo kubanza kwangisha abo banyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kubangisha abanyarwanda bagenzi babo bari babasanze muri Kongo, ndetse no kubategura mu rwego rwo kubarwanya. Ayo rero ni amayeri ubutegetsi bwa RPF buyobowe na Perezida Kagame bukoresha inshuro nyinshi, aho abanyarwanda batavuga rumwe nabwo baba bari. Nyuma rero ubutegetsi bwaje gutera, bwinjira muri Kongo, busenya inkambi z'impunzi, ndetse impunzi zitagira ingano zikaba zarahaguye, aho UN cyangwa se umuryango w'abibumbye wemeza ko haguye abanyarwanda basaga 340,000. Iyo akaba ari imibare UN ivuga, ariko abanyarwanda bari bari kuri ubwo butaka bo bakavuga ko hashobora kuba haraguye abarenga miliyoni. Muri uko guhiga abanyarwanda ni nako nk'uko raporo y'umuryango w'abibumbye bigaragaza, UN Mapping Report igaragaza ko ingabo z'u Rwanda zagiye zigira n'uruhare mu kwica abaturage b'abakongomani, kandi inshuro nyinshi iyo byakorwaga byitwaga ko ari abanyarwanda b'impunzi babikoze, bityo abaturage b'abakongomani bakarushaho kwanga abanyarwanda. Ku bari bari mu Rwanda, twebwe ibyo twari tubizi neza, kuko iyo ingabo z'u Rwanda zagarukaga zivuye muri Kongo, ibyo ni ibintu byavugwaga ku mugaragaro, bakabyigamba, bakavuga ko bari baragiye gusudira muri Kongo. Gusudira nyine murabyumva, iyo umuntu asudira acana umuriro w'ibishashi. Niko rero abasirikare bagarukaga bigamba bavuga ko bavuye gusudira mu gihugu cya Kongo. Ibyo byarakomeje, urwo rwango rukomeza muri Kongo, ndetse rujya no mu bindi bihugu hirya no hino aho abanyarwanda bagiye bari, ngiyo muri za Cameroon, ngiyo muri za Centrafrica, ngiyo muri Congo Brazzaville. Bagakoresha ubutegetsi bugakoresha uko bushoboye kugira ngo bwangishe abene gihugu b'ibyo bihugu, abaturage b'abanyarwanda bahungiyeyo. Ibyo rero ntibyasigaye no mu bihugu by'amajyepfo y'Afrika nka Zambia, Malawi, South Africa n'ibindi bihugu bimwe na bimwe. Ibyo rero bimaze igihe, abanyarwanda benshi muri biriya bihugu bari baramaze kwiyubaka, ubucuruzi bwabo bugenda neza, bwagiye busenywa bugakubitwa hasi, ndetse abandi bagiye bahasiga ubuzima muri gahunda yo kubuza amahwemo umunyarwanda wese uri mu mahanga atavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se ahaba nk'impunzi. Ibi rero byakagombye kuba byaragiye bikangura abanyarwanda aho bari hose, bakamenya neza urwango n'ubugome butegurwa n'ishyaka rya RPF iri ku butegetsi mu Rwanda. Nyamara benshi mu banyarwanda ucitse ku icumu muri ubwo bwicanyi bwose buba bwakorewe impunzi,
aragenda yagera aho abona nta muntu kimwirukankaho akicara agatuza ukagira ngo neza nta n'ikigeze kimwirukankaho. Umwaka ugahita, ejo cyangwa ejo bundi RPF kongera ikagaruka ikica abasigaye, gutyo 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 gutyo. Byagaragaye neza ko za ambasade z'u Rwanda mu bihugu bya Afurika mu by'ukuri atari za ambasade. Uburyo umutekano wagiye uhungabana, ndavuga umutekano w'impunzi zahungiyeyo, uburyo wagiye uhungabana bigaragaza neza ko atari za ambasade, ahubwo ari nk'uduco twashyizweho kugira ngo tujye kubuza amahwemo abo banyarwanda aho bari muri ibyo bihugu. Ibyo rero byarageragejwe mu bihugu bitandukanye, kimwe no muri Zambia. Muri Zambia rero byakomeje kugeragezwa cyane, bigashyirwamo imbaraga, ariko abanyarwanda bagakomeza kugenda bihagararaho. Habe no muri ubwo bushuti Perezida Edgar Lungu afitanye na Perezida Kagame bakomeje kugenda bihagararaho, bakifashisha inzego. Mu bindi bihugu byari byose murabizi neza ko ntabwo ubutegetsi bwose buba ari ubwa perezida. Ubwo rero ni muri urwo rwego benshi bakiriyo bakigerageza ubuzima, ariko ntibakwiriye kumera nkaho mu by'ukuri hari ubahiga cyangwa se hari ushaka kubabuza uburenganzira bwabo muri ibyo bihugu barimo. Tugarutse rero kuri Callixte Sankara ugira ati Perezida Edgar Lungu wa Zambia yemereye umutwe wa FLN cyangwa se MRCD miliyoni y'amadolari, ariko mu ikubitiro atanga ibihumbi 150. Natangiye mbabwira ko mu by'ukuri RPF ifite ubucakura bwinshi n'amayeri byo kubuza abanyarwanda umutekano, byo kubuza abanyarwanda uburyo aho bari. Ni muri urwo rwego rero yagiye itegeka Sankara ko agomba kuvuga ko Perezida Edgar Lungu afatanya n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, kubera yuko mu by'ukuri bizwi neza ko nubwo bivugwa ngo ni MRCD cyangwa se ni FLN, ariko bizwi neza ko abantu hafi ya bose, ntabwo ari bose ariko hafi ya bose, bakigenda nk'impunzi z'abanyarwanda. Abenshi baba bafatwa nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubwo rero benshi bihutiye kuvuga ngo Sankara ngo ibintu yavuze ngo ntabwo ari byo, ngo ibintu yavuze ngo n'ukwibyitondera, ngo bitazateranya u Rwanda na Zambia. Ariko ibintu FPR ikora irabizi neza ko iyo mvugo idashobora guteranya Zambia n'u Rwanda, ahubwo icyo babikoreye, impamvu yatumye bategeka Sankara kuvuga ayo magambo, nuko bazi neza ko ayo magambo azakurura urwango rukomeye ku banyarwanda bari mu gihugu cya Zambia. Amagambo Callixte yavuze, abanyarwanda bari muri Zambia bakwiriye kuyitondera, ndetse bagahaguruka hakiri kare bakareba ukuntu basobanura ikibazo hakiri kare, igihugu cya Zambia kitari byinjiramo ngo kibe cyababuza uburenganzira bwabo, bakagaragaza mu by'ukuri ko ari umugambi wateguwe na leta y'u Rwanda kugira ngo ibateranye n'ubutegetsi bwa Zambia. Kubera ko urumva abanyarwanda bo abitwa ko ari impunzi bose bari muri Zambia bafatwa muri urwo rwego rw'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Niba rero byumvikanye ko bavuze ko, kuko nubwo byavuzwe na Sankara, ariko bazavuga bati naba bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bagiye kuduteranya n'u Rwanda, noneho batangire babahige, batangire babangisha abaturage, mutangire mugirirwe nabi. Niyo mpamvu mukwiriye guhaguruka mukagaragaza uyu mugambi hakiri kare, kuko aya ntabwo ari amagambo ya Callixte Sankara. Callixte Sankara nibyo koko yabaye muri MRCD, ubwo birazwi kuko yagiye abitangaza n'amaradiyo akabivuga, n'abayobozi ba MRCD bagiye babivuga, ndetse yabaye no mu mutwe wa FLN. Ariko Callixte Sankara sintekereza ko hari ahantu yashoboraga gukura ibimenyetso bigaragaza izo nkunga Lungu yemerera MRC, kuko Callixte Sankara yivugira ko yabayeho yihisha kuva avuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ajya za Madagascar, ajya za Komore, yabayeho yihisha.
umuntu rero wari uriho yihisha ntago byari byoroshye kugira ngo abe yamenya ibintu nk'ibyo birimo bikorwa mu rwego rwo hejuru. Kugeza uyu munsi rero bikaba byumvikana neza ko ari ikintu cyahimbwe kugira ngo ahubwo u Rwanda rurebe ukuntu rwakereya urwango ruhagije hagati y'ubutegetsi bwa Zambia n'abantu bitwa ko batavuga rumwe cyangwa se n'abantu b'impunzi, kugira ngo noneho babange bavuge bataha abantu nidukomeza kubarekera hano bazaduteranya n'u Rwanda, usange ibihugu byombi bijyanye ibibazo, noneho batangire kuvuga bati mubirukane. Kandi n'ubundi nicyo za ambasade zibereho, nicyo diplomasi iberaho, nicyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikora. N'ubundi nubwo ari bo babiteguye ariko bazagaruka inyuma baze babwire Zambia bati aba bantu twarababwiye, none ntabwo mureba ko mu by'ukuri bashobora kubateza ikibazo, ugasanga umubano twari dufitanye ubaye mubi kandi bitari ngombwa, mwabasezereye. Bakabasezera cyangwa se bagatangira kubagirira nabi nk'uko byagiye bikorwa mu bihugu bimwe na bimwe nka Kongo. Mwarabibonye kuri ubu butegetsi bwa Tshisekedi ndetse no ku bwa Kabila, ugasanga nyine abantu bagize ibibazo. Ariko abantu bakwiriye kujya bamenya gukurikirana ikibazo mu gihe cyacyo no kugishakira imyanzuro mu gihe cyacyo, kuko bimaze kugaragara ko abanyarwanda benshi bari hanze y'u Rwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se babayeho nk'impunzi, babona ibintu bije bakazibuka kubikurikirana no kujya kwiga umwanzuro n'icyo bakora ari uko byamaze kubagiraho ingaruka. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi rero biza tubireba tugaceceka, tukaba dushishikariza abanyarwanda bari mu gihugu cya Zambia nk'impunzi guhaguruka nabo ubwabo bakamagana iyi mvugo ivuga ko Edgar Lungu abashyigikiye mu kurwanya ubutegetsi. Bakabyamagana kuko ni imvugo Callixte Sankara yashyizwemo n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo iyo mvugo bayuririreho, ndavuga abashinzwe diplomasi y'u Rwanda, bayurireho bahembere umubano mubi hagati ya leta ya Zambia n'abaturage b'Abanyarwanda bariyo. Hanyuma ubundi batangire nyine bababuze uburyo, bababuze kwicururiza, bababuze kwiga, bababuze amahwemo nk'uko bakunze kubivuga. Ibyo rero ni ibyo tubwira impunzi ziri mu gihugu cya Zambia, ariko tunongere kuboneraho tubwire n'abandi banyarwanda bari hanze y'u Rwanda bumva mu by'ukuri batisanzuye ku butegetsi bw'u Rwanda bitewe n'impamvu, ko buri wese agenda agira impamvu ye. Abanyarwanda bagiye bahunga mu bihe bitandukanye ariko bose bakitwa impunzi. Baba abanyarwanda bo mu bwoko bw'abahutu, baba abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, bose bagiye bahunga kandi bahunze buriya butegetsi. Kandi kimaze kugaragara nuko mu gihe bagihari buriya butegetsi budashobora kwicara ngo buhumeke butabashakira impamvu zatuma babura amahoro mu bihugu barimo. Niyo mpamvu rero nibo bakwiriye kwikurikiranira. Umuntu aho ari akamenya uburyo akurikirana ikibazo cye. Ntabwo ugomba kwicara ngo usinzire ejo bazaze bakubameho. Ntabwo ugomba kwicara ngo uvuge ngo ubwo ndi muri Central Africa, ngo ubwo ndi muri Mozambique, ngo ubwo ndi mu gihugu cy'i Burayi ngo wicare wumve utuze, ngo ubwo ndi muri Amerika ngo wicare wumve utuze. Ugomba kumenya neza ko agatsiko kari ku butegetsi mu Rwanda nta na rimwe kazigera gaha amahwemo abantu bari hanze mu gihe atari ko kaba control. Ni ukuvuga ngo umunyarwanda wese udakorana na ambasade y'u Rwanda mu gihugu arimo, umunyarwanda wese batazi uko abayeho, ntabwo bazamuha amahwemo. Muri uko gutamaho amahwemo rero, iyo wicaye ugasinzira ntushake kujya hamwe n'abandi ngo ufatanye nabo mwigire hamwe ibibazo by'u Rwanda, mubiganireho, mushaka uburyo namwe muharanira uburenganzira bwanyu, biraza bikakugwa hejuru. Kandi byakugwa hejuru ugasanga bikuguye hejuru ntacyo ufite cyo gukora, amazi yararenze inkombe. Banyarwandakazi, ntabwo abanyarwanda bazakomeza kwicwa nk'udushwiriri, nk'abantu badafite agaciro runaka k'ubunyarwanda. Abanyarwanda kandi nabwo ntibakwiriye kuzakomeza kwitwara nk'imbeba, agasimba bita imbeba, niko kagira gutya kakaza ku mutego bagateze, umutego ugashibukana mugenzi wako kareba, kakirukanka mu kanya kakongera kakagaruka nako ukagashibukana, cyangwa kagira amahirwe kawuroko kagasubira inyuma kirukanka,
mu kanya kakongera kakagaruka, noneho uwo mutego ukagacakira. Ntabwo abanyarwanda bakwiriye kubaho muri ubwo buryo. Abanyarwanda nibakanguke bamenye neza ko mu by'ukuri igihugu kirahari, n'u Rwanda kandi n'urw'abanyarwanda. Nigikora ibyiza bamenye ko ari byiza byakozwe, nigikora ibibi babyamagane, baba bari mu gihugu baba abari hanze. Ibi dukunze kubivuga tukavuga ngo biza tubireba tugaceceka. Mu by'ukuri natwe twishyiramo kuko hari igihe cyashize biba natwe turaho tutavuga, ariko dusanga atari ngombwa gukomeza guceceka. Turavuga ngo reka twige kuvuga ibibazo by'abanyarwanda, twige kubiganiraho, twige kubigira hamwe n'abandi, ariko tugerageze no kwigisha abanyarwanda. Ubu muri iyi minsi mu Rwanda haravugwa ikibazo cy'uwahoze ari Premier Ministre Damien. Muramwibuka, ni umuntu wasingijwe cyane, wavuzwe ko ari intwari mu gihe Patrick Karegeya yicwaga kubera amagambo yari yavuze, ndetse yagiye agaragara no mu bindi bikorwa mu by'ukuri bimeze nkaho ari ukwirengagiza ko u Rwanda rufite ibibazo, ko hari abandi bantu barimo batotezwa, ko hari abandi bantu barimo bicwa, cyangwa se akaba yaba umwe mu babyishimira. Ubu uyu munsi arafunze, ibyaha aregwa ntawe utekereza ko ashobora kuzabirokoka, kuko za miliyari z'amafaranga aregwa n'ibindi byaha aregwa birimo gutangaza sheke zitazigamiwe, ni ibyaha bidashobora gutuma azava muri gereza, keretse nyine umucamanza mukuru, ndavuga Perezida Kagame, ari ushatse kumwihera imbabazi. Ariko mu by'ukuri wamugereranya, mu mbabare si ugutukana, ariko wamugereranya na ka kanyamaswa bita imbeba, kaza kakabona umutego hariya, ugashibuka na mugenzi wako kakiruka, nyamara mu kanya kakawugarukaho, cyangwa se ukagahusha kakiruka kakongera kagarukaho. Uwamugereranya n'ako kanyamaswa yababeshye. Uyu mugabo hari igihe abanyarwanda batavuze ibibazo bibera mu Rwanda kandi ari Premier Ministre, ariko uyu munsi umuryango we nawo watangiye kujya mu bataka, nawo watangiye kujya mu bavuga ko arengana, nawo watangiye kwerekana ko ari ibibazo. Mwumvishe ibibazo byavuzwe ku mucuruzi Mironko Plastic, cyangwa se Mironko François Xavier, bitaga Mironko Plastic kubera uruganda rwe rukora ibikoresho byo mu bwoko bwa plastic. Uriya ni umugabo wabaye mu Rwanda ruyobowe na FPR kuva muri 1995. Ni umunyarwanda, byumvikane neza, yari asanzwe aba mu Rwanda, ari umucuruzi ukomeye, umuherwe uri mu ba mbere bari bayoboye abakire bo mu gihugu. Nyuma yikoza hanze gatoya, ahita agaruka mu gihugu, ariko igihugu yakibayemo. Azi abacuruzi amagana n'amagana bagenzi be, azi uburyo bakaje kwa Valence bagize uruhare rukomeye mu gufasha ubutegetsi bwa RPF, cyangwa se mu gufasha RPF kugira ngo itsinde urugamba. Bazi uburyo barangiye. Azi abitwa ba Majyambere Silas. Mironko François azi abitwa ba Rutayisire. Rutayisire wenda sinzi niba abamuzi, nabibuka iriya nzu RPF yakoreraga ku Kimihurura, niwe nyirayo. Bazi uburyo yamwirengeje. Mironko François yabonye ukuntu ba Rujugiro Tribert bamburwa ibintu byabo ku mugaragaro, ariko ntago yigeze atekereza ko bazamugeraho. None dore uyu munsi huririwe ku kintu mu by'ukuri bigaragara ko cyateguwe kugira ngo nawe yamburwe imitungo ye. Kuko twese turabizi, twabaye mu Rwanda rwa mbere ya 1994, twabaye mu Rwanda rwa nyuma ya 1994, tuzi uburyo abakozi ba electrogaze bakoraga, uburyo bazaga kureva za konteri bakazana amafagitire. Ibyo byose turabizi, haba mbere ya 1994 haba na nyuma ya 1994. Ariko nta na hamwe twigeze tubona abaroveri bazanye kamera ya televiziyo y'igihugu. Niba kwa Mironko François abantu baraje kurova konteri bakaza bitwaje televiziyo y'igihugu, ni ukuvuga yuko ari ibintu byari byakozwe bizwi ko abo bantu donc bari buze gufata amashusho y'ibintu bateguriwe. Kuko nta handi hantu abaroveri bigeze bajya ngo bajyane televiziyo. Roveri aragenda akareba imibare muri konteri,
akuzuza ifishi akayijyana kuri electrogaze cyangwa se bagiye babihindura amazina cyane nyuma bakazakohereza fagitire ukagenda ukayishyura. Ariko kubona abantu bashobora kuza ngo baje kureva konteri bakaza bazanye kamera ya televiziyo y'igihugu, nuvuga ko hari ibanga ryari rihishwemo ryatumye bavuga bati mwitwaze televiziyo. Bivuze ko bashobora kuba barakoranye n'umwe mu bakozi b'uruganda cyangwa ubwabo bakaba bobikiriye ninjoro kubera ko aho konteri yari iri hatari hafunze, bakabikora mu rwego rwo kugira gute ngo nawe ajye mu mubare w'abananizwa. Ariko ibyo byose sintekereza ko Mironko François yari akwiriye kwicara ngo arebe ibikorewe ba Rwigara na Paul, ngo arebe ibikorewe ba Rutayisire, ngo arebe ibikorewe bakaje guhakwa, arebe ibikorewe ba Rujugiro Tribert, ba Rutayisire n'abandi bacuruzi bakomeye, ngo yibwire ko ari we bitazageraho. Ariko ikibazo ni kimwe, ni yabiza tubireba tugacece ukibwira ko bizagera ku bandi we ntibikugereho. Uyu munsi murumva umwambari w'ubutegetsi Gasana Rurayi ufungiye hehe ku Murindi muri gereza ya gisirikare. Uriya ni umuntu wari ikigirwamana, uriya ni umuntu ku bari bahari muravyibuka, uriya na mbere yuko aza mu gipolisi yari ikigirwamana. Aho agereye mu gipolisi mwese muravyibuka, ababashaka kugera muri service za polisi. Nta na rimwe ntekereza ko yari kwigera atekereza ko nawe ashobora kujya muri kasho akaryama hasi nk'abandi banyarwanda. Ibyaha yakoreye abanyarwanda ni benshi kubera ko yumvaga we ari ikitabashwa. Ariko burya nugirira nabi umuntu cyangwa ukabona uyu munsi bamugirira nabi wowe ugaceceka, ujye witegura ko nawe ejo bizakugeraho. Izo rero ni inyigisho tubwira abantu n'abandi bitarageraho mu turere twari twose, mu bwoko bwari bwo bwose, mu byiciro byose by'abanyarwanda, n'uwo bitarageraho bizamugeraho nta kabuza. Kubera ko niyo gahunda niyo gutesha abanyarwanda agaciro mu buryo bwose bushoboka, igihugu kigasigara ari cy'abantu wabarira ku ntoki, kuko biragaragara ko ariyo gahunda. Ubu Rwanda nicyo gihugu cyonyine gisigaye ku isi udashobora kuvuga ngo runaka ni umuherwe. Mu bindi bihugu ahantu tugenda hirya no hino ku isi, haba muri Afurika, haba mu Burayi, haba muri Amerika, haba abaherwe kandi bakoreye imitungo yabo bahereye kuri zero, bagacuruza cyangwa bagakora, bakagenda bazamura buhoro bagahera ku bucuruzi bworoheje bakajya ku bukomeye, bakagera ku nganda, akazageraho yitwa umuherwe ku rwego rw'isi. Ariko uyu munsi niba wumva iki kiganiro uyu munsi, mbwira ninde muherwe uri mu Rwanda? Nukubera se ko abanyarwanda batakimenya gukora, nukubera ko batakimenya se kugenzura imari yabo. Ariko uzamuye umutwe wese ahita yamburwa, ibyo bigashyirwa hariya bikagenzurwa n'ubutegetsi. Ibyo rero ni gahunda ndende y'ubutegetsi buriho. Umva ubyanga ubyemera, ni gahunda uzabona ikugeraho. Tubona benshi bagira gutya bagaguruka mu mahanga yitwaje ngo yabaye wenda ngo muri diaspora, ngo yitabiriye Rwanda Day, agahaguruka akagenda akajya mu Rwanda agakora. Ariko ibyo bamukorera amaze kugerayo, benshi bagaruka birukanka, benshi bagaruka aribwo bibuka kuvuga akarengane kari mu gihugu. Ndagira ngo mbabwire banyarwandakazi, dukanguke, tuzakomeza kuvuga ibi ngibi. U Rwanda n'igihugu cyacu turagikunda, ubutegetsi nibukora ibyiza tuzabivuga, ariko nibukora ibibi tuzabivuga kurushaho, kubera ko ibyo dukeneye ni ibyiza kuruta ibibi. Nta mpamvu rero yo gukomeza kwicara ngo urebere ibintu bizagira ingaruka kuri wowe, ku rubyaro rwawe cyangwa ku buzukuru bawe, bizatuma igihugu cyawe uzajya ukirebera kure nk'ureba inzu y'umwanzi wawe kandi ari igihugu cyawe. Ni ngombwa ko abanyarwanda biga guhaguruka, batitaye ku bwoko bwabo, batitaye ku turere twabo, bakamenya guhagurukira ikibazo igihe kivutse, bakagifatira imyanzuro, bakagishakira ibisubizo ku gihe cyacyo, bakirinda kuzarira, bakirinda ikintu cyitwa kuzarira, kuko kuzarira nibyo byagiye bituma abanyarwanda bapfa kandi bakicwa. Mu by'ukuri bigaragara ko hari imyanzuro yagomba kuba yafashwe
kugira ngo ibibazo twahuye nabyo bigiye kubaho. Ubwo rero ntekereza ko abanyarwanda twese twakuye isomo mu bibazo by'u Rwanda, ni na ngombwa ko twakagombye kuba tubishakira ibisubizo twese hamwe ntawe ubyitaje. Mu gusoza twongere twibutse abanyarwanda bari mu gihugu cya Zambia ko ntabwo ari amagambo yo kuvuga ko perezida w'igihugu cya Zambia Edgar Lungu afasha abarwanya ubutegetsi, ntabwo ari aya Callixte Sankara, ntabwo ari uko Callixte Sankara ashaka guteranya u Rwanda na Zambia, hoya, ahubwo n'amagambo ubutegetsi bwategetse Sankara kuvuga kugira ngo bayuririreho bashakishe urwango hagati y'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia n'ubutegetsi bwa Zambia. Ubwo rero mwe kuzarira, muhaguruke hakiri uburyo, hakiri inzira, mwegere ubutegetsi bwamaze kubihakana, bwo bwabihakanye, ariko namwe mubwegere, mubwereke ko ibyo bintu mutabyemeranya nawe, ko nta n'ibyo muzi, kuko ejo cyangwa ejo bundi nimukomeza kuzarira, leta ya Kigali ntizazarira. Nimukomeza kuzarira, ntabwo izazarira, ahubwo izahitiza ibyuririreho ivuge ko ari mwebwe ahubwo mu by'ukuri mushaka kuyigonganisha n'u Rwanda. Banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'ikiganiro Biza Tubireba Tugaceceka, ndetse abakunzi b'urubuga Biza Tubireba Tugaceceka, turabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Turabashishikariza gukomeza kugira uruhare mu biganiro byacu, mutwandikira kuri email yacu mporanepo@gmail.com, mugatanga ibitekerezo byanyu haba kuri email ndetse no ku rubuga rwacu rwa YouTube. Hanyuma kandi mukajya munakora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ibiganiro tugiye kubategurira mu minsi yose ikurikiraho bijye bibageraho. Hagereho mu byumvira igihe, mutanga ibitekerezo, tubisangiza abandi banyarwanda kugira ngo twese hamwe dutahirize umugozi umwe, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzagire u Rwanda rutari urw'agatsiko, ahubwo u Rwanda rw'abanyarwanda bose. Ndabashimiye rero, naho utaha mwari kumwe na Jeanne Pomsen Mparamusanga. Nuevo patriótico, te amo mi país. Bambimbira ibyaha, umutima urashiduka ngo nkorana n'umwanzi, ubwo mba ndahumutse ngana mu kiriziya ngo niyambaze rurema ibyanjye yabibonye, kandarampa igisubizo, ubwiriza ngo atangire, nakubiswe n'inkuba, umutwe w'ikibwiriza wanciriye amarenga, kuramwa akarenge ahasahawe, umutima nama anihakera, n'ikizira hera, bakorana n'umwanzi, mugarukire rurema, ubutegetsi bwacu twabuhawe n'Imana, nasomye Bibiliya nyivana mu itangiriro ngeza mu byahishuwe, iryo somo ntiribamo hori Matayo, iryo somo ntiribamo hori Mariko, iryo somo ntiribamo hori Yesaya, iryo somo ntiribamo hori Yakobo, itaniha igisubizo nkuramwa akarenge. Abanyarwanda bishwe n'agahinda, bameze nk'amatungo aragijwe ibibando, ifunguro ryabo nimeranje agahinda, imiturire yabo batuye mu gahinda, imisoro bakwa basoreshwa agahinda, wa wundi ubanyomoje aburi wirengero, ubivugiye ahabona borera mu gihome, batamikwa amagambo, ubwo bakagushoka, bakagutera ubwoba, bakagutega iminsi. Bigire nte nakora iki ngo nibohore,
Records.